Yamubwiza ukuri. Yamubwiza ukuri. Jesus. Anyway, here's the thing. Reka mbabwire ikintu kimwe. Ibi biboro ngiye nta kintu bimbwiye. This stuff nta kintu na kimwe n'iki na kimwe bimbwiye. Ndababwiza ukuri. Kuko ibi biboro kuba byagiye hanze, abantu bagiye baraterura nyine babishyira hanze, ariko here's the thing. Ndabivugaho mu buryo bubiri. In two ways. Mu buryo bubiri. Nabivuze mu kanya nari naniriwe, nari ngiye kwiryamira. Ariko reka mbabwire. Aba bakobwa kubera ko atari bo bafungwa. Ababivuzeho akaba ari bo bafungwa. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, hari umuntu ugiye kuraburizwa ufite izina mu mezi ane, I think ni 4 months cyangwa nko mu mezi ane, mu mezi atatu ashira ane, mu mezi atatu ashira ane, nko mu mezi ane ashize. Umuntu yaranyaprochinze arambwira ngo Godfather, hari umushuti wawe nshaka kugira ngo umpere ubutumwa, kuko uwo mushuti wawe ni umwanzi wanjye, cyangwa mfata nk'umwanzi we. Ntabwo ngewe mfite uburyo namwaksesinga, ngewe simwanga, nta n'ikibazo mfitanye nawe, ariko simfite uburyo namwaksesinga. Ariko ni umugabo mugenzi wanjye, ngomba kumurabura. Ngomba kumurabura akamenya ukuntu yitwara, kuko uyu mukobwa azamumerera nabi, ko nta ndangagaciro afite, ntabwo afite ubumuntu, azamuraburiza Bro, I approached this guy. Ndamubwira kintu. Stories zimeze ukunuku. Kuko amakuru yaravuye ku muntu atemera, ku muntu badafite ibintu batumvikanaho. Umutipe arabinegirije, arambwira ati Godfather agenda, urabona uwo mutipe arabeshya. Ndababwira ubusa, icyo nashaka ari ukugira ngo umenye uko witwara. That's it. But guess what? Mureke ibi biboro by'abakobwa. Bro, umukobwa arirongoza icupa rya Heineken. Aba bakobwa sometimes nabo barexagera. So umukobwa ushobora guhura n'umuntu yarangiza akajya gushaka ibingibi. Iyi ni story ndi kubabwira itarajya hanze, but end of the year, ndababwiza ukuri, uyu mwaka ntabwo uzarangira iki gikobwa niba atagihagarika kitarahurije uyu muntu, azamuraburiza kandi azicaye imaje ye. Yuriye imodoka aragenda ajya gushaka umuntu bataziranye, aramubwira ati uriya ndamufite mu biganza byanjye ku buryo isaha n'isaha, yibeshye agakira reaction, akamubwira ati ngwino ntaze kundeba. Arabizi byamubaho. Wawe wewe, amakuru mfite
ntafitiye igihamya nuko already uyu mutipe anytime ashobora kujya ibyapa. Nta nubwo ari n'umutipe, n'umugabo wubatse, ariko mu mezi anashize we uwo yita umwanzi we cyangwa uwo batabyumva kimwe yamuntumyeho, kuko iki gikorwa cyari cyagiye kumureba kirarabura. Aramubwira ati ndamufite n'iki cye mushaka. Umutipe bamumara bwati umutipe uyu mugabo ashaka kwa dangerous. So ntabwo ndi buje kure, I'm not gonna go in deep. Nyuma y'ibi ngibi by'umwanda, ibi by'ingi biteye umwanda bari gukora ubugoryi, nyuma by'uyu mwanda, nyuma y'uyu mwanda, I'm telling you, you're gonna see the bomb. You will see a bomb. Ni izina ry'Imana muraza kureba ibintu bya kasamutwe. Bababwiye nona nta makuru mbifiteho. Reba ari kunkora mu bintu. Nyumvira abakobwa dufite. Emiri waretse kunkora mu bintu katari ibyawe. Brian yarambwiye ngo njye mbirinda. Brian we. N'izindi cy'Imana mbwira kifite ukuri. Kandi data swanumye ngo njye muri ibintu. Brian tena. Kunkora Emiri ngabanya ubwo bwo. Icyo gifu cyangwa kubikoraho. Unazashakira ingufuri. Kurasarinde kuri noki nigende. None se wigende kuri kunkurakoraho. Emeye mu kibuno ariko. Emeye rinda ndashaka kuriya none. Yaha. Kubera ukunda. Uskonde kubya kubera ukakunda urukumurako. Ndashaka ibintu. Ngayika. Turafata video. Nta kibazo. Ngabwira ngo setinga kamera. Akemeri. Waretse ibintu byateje. Ibintu byadije. Kandi kubirinda. Akusemeri ukuri seriye. Mubayiki. Mwari mwabona iki? So ibi ngibi ntabwo ngiye nta kintu bimbwiye. Ibi ngibi babikora kubera attention, reka bivuga uko urumva, babikora kubera attention, baba bashaka kwigaragaza, urumva, bashaka no kuvuga for any cost ibyerekeranye n'indangagaciro, ibyo ngibyo babyibagirwe. Ariko noneho I'm not here because of this speech now. Ndakurahiye da. What is next? Urumva? Njye mfite umugabo. Emeri ibeshye njye mu mataka mugiye ku mayede. Uri amayede se uri sheri wanjye. Ndapfuye. Reka ntucire amasoro yawe kukumukuru. Emeri uzanye kuzajya. Ndagukubita Emeri ntukazajya unyinisha. Emeri ndagukubita nkaguha amabere yose y'iwanyu na mama wawe na bene wanyu. Mvaho. Tujya kwikinishiriza hirya bro. Mvaho Emeri ntukazajya unyinisha. Iyi story rero igenda ite? Abana baryamye. Abana ntibaryamye. Ni byinshi ariko bikiri aha ngiye ntabwo mbifiteho ikibazo. Abana niba baryamye ndabakinira n'ibindi, ariko noneho ahangaha mwigita telefone hirya, abafite abana mushyiremo amayekuteri. Ntabwo ibi biboro ngiye ntabwo nabigiraho ikibazo na gato, ahubwo ibitarasohoka kandi nyiri ubwite yavuze ko agomba gusohora.
ibi ngibi ni ibyo yafashe umuhungu w'abanyarwanda. Ewe gawe, ni ibyo yafashe umuhungu w'abanyarwanda. Mu mezi ane nari maze kubibabwira, uyu mukobwa Emeline, uyu nguyu muri kureba, yegereye umuntu umwe ntari buvuge, aravuga ndabizi ko, aramubwira ati ndashaka kuguha amakuru, njye buriya ndakwemera. Ati kagira inkuru. Ati buriya ndakwemera, ndagukunda, ndakwemera. Apana kumukunda kumwemera by'ibindi. Ati ndakwemera. Undi ati ati aha. Amusanga ahantu bari arangije aramubwira ati ndabizi ko umuntu runaka mutumvikana niki niki ushaka ngo nkwereke. I have everything. Uriya mufite mu kiganza. Undi ati mukagira inkuru. Bro, ibi biboro muri kureba uyu mukobwa afite hano, ibi ngibi muri kureba n'amaso yanyu, amezi anashize nibwo yigambye ko afite boro z'umuhungu wanyu. Ntari buze kubabwira ngo ni uwuhe, ntimutekerezeho, mutekereza n'akazi kanyu. Uwo muntu yaranyegereye arambwira ngo dufata ND3. Reba umujene umurabure, umubwire ko yitonde, agendere kure cyangwa amenye uko yitwara imbere y'umukobwa, kuko niba ashaka kumuta ibyapa agomba kwitonda. Bro, nagize gutya negera uwo muntu, egera musipe, ndamwegera, avugira ingara ryinshi. Ndavuga ati Musa, rero urabona mfite amakuru n'ubu butumwa ND3, ariko kuko ubutumwa bwari buvuye ku muntu batabyumva kimwe, yarabisuzuguye, arabyanga, abica amazi, aravuga ati nta biriho. Of course urumva agomba kubihakana, arabihakana burundu, kugeza aho uyu mukobwa boro zose yajugunye hanze. Harya ibintu biba byakozwe gutya bigambiriwe, ari nko gukina filime. Ibi ngibi tuba tubikora, ibi ngibi bimeze biti, kuba babikoze babishaka. Ibi ngibi byo bigenda gute? Rero ibi ngibi byabo ku giti cyabo, ntekereza ko nta kibazo, barabyifatiye, ati filima barabyifatira. Hanyuma njyewe ndi kubabwira ko hari uwo mujene bagiye guta ibyapa, uyu mukobwa agiye kujugunya imihanda, kuko yagiye gusaba, nta miyaga mufitiye, kandi bagenda yigamba ko mufite mu kiganza. Yamushyize ikiziriko mu ntuza, mu ijosi. None nkibaza, ibi biboro by'umutima bizajya hanze cyangwa bagomba kubihagarika, bakabuza uyu mukobwa akabireka? None umuntu wishyira hanze gutya, mayake na muzaratate. dore Henikeni, dore Henikeni. Ibi ngibi nta kintu bimbwiye, ibi ngibi byo birirwa babikora, ibi ngibi it's okay, it's not my business. Ariko mama bro, reka mubwize ukuri, ibintu bimaze kugera ku yindi level. Noneho ahangaha bakagurukana abantu biba byagezeho, bakabihana hagati yabo. Reka twemere ko bishobora gucika video imwe, ebyiri, eshatu, enye, eshanu, esheshatu z'ibihe bitandukanye,
nafunguraga video nkafunga akajisho nkavuga ati simbonemo umuhungu wanjye, simbonemo umujana, ariko umva eh 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 shara wangwiza kuri abagabo naho twari dukomeye ndapfuye. Ni ukuvuga ngo nkubwire, mugiye kubona ibintu bigiye kujya hanze, ibyapa abantu muri kunyandikira mbahaye musumba zose, abantu muri kunyandikira mbahaye muzumba zose. No sense. Abantu muri kunyandikira mufate urutoki rurerure. Urumva icyo nakora kimwe ni ukuvuga ngo uyu mujene ushobora kurangira napfuye, ibyawe byose uyu mukobwa nta mutima afite, arabita ibyapa, arabishyira ibyapa, kuko aho uri ntabwo ushobora gusinzira, ntabwo aho uri buryame. Reka ndahora kavuga nti nibyo ibyo bavuga kuri uyu mukobwa nibyo. Ntukore ku bintu bya DJ. So iki kintu kiriho, uyu mukobwa yabikoze by purpose, ariko ikintu cyantunguye ni ukwifata. Uyu mukobwa arifata, yurira imodoka, atumaho, yabanje guhamagara, yabanje gufata nimero agahamagara uyu muntu akanga kumwitaba, afata imodoka aragenda amusanga ni Kigali Universe, Kigali Universe cyangwa kwa Kigali. Aravuga ati bura kandi bura ngufitiye inkuru, ati hano hari umuntu ugushaka, baragushaka. Yaragiye kwareba undi muntu wakasa mutwe, hari uze kubabwira amazina ye, ati bimeze bite, ati kandi bura ngufitiye makuru ki, ati buriya kandi bitewe n'uburyo ngukunda, ati bitewe n'uburyo nkwemera ngufitiye amakuru ateye atya nandi ateye atya. Atake bro, afata umutipe amubwira ukuntu agiye kumuhereza amavideo y'uwo yita umuntu wa fake. Urumva umutipe we yagize umutima nama, aravuga ati reka 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 reka. So ibi biboro rero muri kuvuga, uyu mukobwa afite ubwambure cyangwa afite ibiboro bindi yafashe undi muntu kandi mukunda, kandi we kumushyira hanze, she doesn't care, azabikora, it's matter of the time. Negereye uyu mujene uwo mwana muto, ndamubwira ati mwana muto, mwana wanjye, ati muhungu wanjye, ariko kuko amakuru yaravuye ku muntu umwe atemera, arabyanga bro, arabyanga. Amakuru arayanegirishaka kubyemera. Ibi biboro bimaranye hafi iminsi 7, uyu munsi yandi bwakera ibaye iminsi 7, ariko ni nka bya bindi bro, niba ari ibintu biteye iseseme n'ubwambure bw'abantu bishyirira hanze, ni byinshi kugira ngo dushobora kumva.
narabineguje numva nka bya bindi byose nuko ntabwo ndi abantu bashobora kumuraburiza, nta nubwo aribyo ndi kuvugaho nonaha, ariko amakuru mfite yabyishyiriye hanze, babishyize hanze ku bushake ngo bashaka gutwika. Niyo mpamvu uri kuba ukoresha nk'amazina y'aba DJ Brian, ati ntukore ku bintu bya DJ Brian. Uri kubyumva se? Kanze nkumvishe mama yoyo, umva. reba ari kunkora mu bintu Emeri waretse kunkora mu bintu katari ibyawe. Brian yarambwiye ngo njye mbirinda. Brian yagize ate? Nzambwira ikivite ati zamwe ate sobanumye ngo njye nkurindira ibintu. Naretse kubirinda rukunkora Emeri ngabanya ubwo data ntiwantumye ngo njye nkurindira ibintu, biteze kamera bameze nk'aho bari gukina movie. Kurasarinde kuri noki nigende. None se ugende kuri kunkurakora wowe. Emeye mu kibuno ariko. Emeye rinda ndashaka kuninya none. Aha. Kubera uko ndashaka. Usikomeze bya kubera ubwakunda kunkurakora. Ndashaka ibintu. Ngarika turafata video n'ikibazo settinga kamera turafata video settinga kamera. Turafata video undi ati ahubwo settinga kamera twagiye twende kazi. Ahangaha bambaye ubusa bari naked, ari kumushiromba intoki. Ibi ngibi I don't care, nyuma y'intoki bijombyemo n'amavida aho mujombemo n'ibiti. Ibyo ngibyo ni uburenganzira bwanyu, nta nubwo njye mfite umwanya wo kubivugaho. Ariko rero tugaruke kuri uyu mujene bagiye guta ibyapa. Mama ubundi iyi niyo nkuru, iyi niyo nkuru. Inkuru mfite ntabwo ari ibi ngibi ndi kureba. Ibi ngibi ni umwanda, ibi ngibi maze igihe kirekire, bimaranye iminsi. Abenshi mushaka muri kubyumva nonaha. Kuva ejo nari ndi kuguruka ndi gushaka aya makuru yagiye kugurisha, aya makuru yagiye kugurisha, ariko umuntu wagiye kuyagurishaho bro, ibi ngibi muzabimenye, nzamuvuga, muzamwumva hano, muzabira n'isoni ndabizi ko izajya hanze, kuko iki gikorwa nzi ko hari abantu cyamaze guhereza bino bintu kiri gusambanya uyu mujene. Icupa rya Heineken bro. Rata abagabo, rata abajene mwaragowe. Warangiza ukagenda nabwo ati ngo ngiye kwemeza umwana. Fata icupa rya Heineken no mwongo bum kakarigitamo. Ikiriho uyu mujene nje ntekereza ko icyakorwa ni kimwe, ndabarabuye. Bahagarike bahe gasopo kino gikobwa, ibi bintu by'uyu muhungu kibisibe. We kujya hanze no kwishyira hanze bakifata aya mavideo bakayarekura, ibyo itsokwe. Ariko ibyo urabujana bisibe, ari buze kuvuga amazina y'uwo muntu. Ibi bintu ntibirajya hanze, ariko uyu mukobwa arabifite, kandi mu mezi anashize akurura uyu mujene mu kagozi kuko amufite. Ngaye woyo nakufi hano ngo wiki reba ari kunkora mu bintu Emeri waretse kunkora mu bintu katari ibyawe. Brian yarambwiye ngo njye mbirinda. hano hari akandi. Yego.
kandarakandi reba ari kunkora mu bintu reka turebe ahangaha reka turebe Nalison ye mfite umugabo Emeri ibeshye njye mu mataka mugiye ku mayeri uri amayeri se uri sheri wanjye reka ntucira amasoro yawe ku kuguru Emeri uzanye kuzajya ndagukubita Emeri ntukazajya unyinisha Emeri ndagukubita nkaguha amabere yose y'iwanyu na mama wawe na bene wanyu mvaho tujya kwikinishiriza hirya bro mvaho Emeri ntukazajya unyinisha Yeah. uretse gato ibi umusa Nuza. Nalison ye mfite umugabo ibi ntabwo Emeri ibeshye njye mu mataka mugiye ku mayeri uri amayeri se uri sheri wanjye ndapfuye reka ntucira amasoro yawe ku kuguru uyu kekeri reka babwire ejo bundi hari ibintu mugiye kurebesha amaso yanyu ejo bundi nafashe ifoto murarwa njya mbabwira ntimujya mwumva nabonye abantu baragereye mu Kigali nafashe ifoto aho mwari muri guhururu nafashe ifoto y'umuntu bita Kayonga Ketia ngiyo hejuru murayibona Kayonga Ketia ni umugore wa Mupenzi wa DJ Mupenzi murabyibuka ntimujya musoma umaze umunsi urenga iyi foto nyimanitse hano nababwira ati Ketia yabaye akasamutwe akomeje kuba akasamutwe tube dusimbutse umukobwa w'ishyanga iyi ni indi verisiyo izi ni izindi story uyu mukobwa ndamwita uyu mugore nawe muraje mwumve iby'uyu nguyu yakomeje kuba kasongoye wa nta miyaga ari kubaga nta kinya ariko Ketia nawe ucire birarura ngwino usuhuze hano ngwino usuhuze umeze bite uzi untere peace umbwire ngo gute zamuka mama umukobwa w'ishyanga agiye guta umuntu ibyapa muve kuri aya majwi ibingibi muri kureba bino ari kwikirisha ibingibi na mukobwa mugenzi we hari boro yatwariye umuntu mu meza nashize aramubwira ati banze mutebe musaze
undi bro ibazaho umuntu ushobora kuba mufitanye ikibazo ariko kwihangana bikanga akavuga ati reka 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 njyewe umuntu yarampamagara ambwira ati genda urabure umuntu wawe kuko ari hejuru y'igisasu kigenda. Urumva? Reka manze mbereke reka manze mbereke gato. Reba ako kaboro nshyizeho. Iyi sura murayizi ntimuyizi? Uyu mutwe murawuzi muraza kureba head nubwo mu maso hatagaragara. Who is this person? Uyu mukobwa araza kujya ibyapa. Izi nkundura zo gushyira ubwambure hanze zikomeje gupfa akasabutwe. Aha ni nyuma ya kokayini, urumogi n'ibindi bikomeje kuba akasamutwe. Abantu bazi ibyo ndi kuvuga bari kubyumva. Biravugwa ko uyu Ketia Kayonga, umugore wa Mupenzi cyangwa wa DJ Mupenzi, can you fucking stop sending me that nonsense? I don't play with you, okay? Shut the fuck up, go away. Stupid. Kirama request. So, stop sending me that request. I don't want to play with you. So, iki nicyo kibazo cyo gukora live nta muntu hano hejuru. Birohereza kikohereza. So, niba utafollowinga ntabwo uri buze kuyibona. Niba followinga cekinga namaze kugashyiraho. Urakubitwa n'inkuba. Jewe ibi ni bimwe aka ni akantu kamwe. Ibi ngibi nabonye bamaze kubita ibyapa. Numva umusatsi umvuyeho ndavuga nti bya bintu bimeze ameza ndapfuye agiye kubishyira hanze nabyo. Uyu mukobwa rero kuba yamaze kwishyira hanze. Haba hari umwe mu bantu mugiye kubona imihanda ndabarahiye. Ariko ntekereza ko iki gikobwa bakibwire kibireke kuko kiramuta ibyapa, kiramuta hanze. Hanyuma rero wamujenewe, wowe wa muntu we naguhamagaye tukavugana nkakubwira nti mfite ubutumwa bwawe bivuye ku muntu uyu n'uyu ansabye kukubwira kwitonda no kwitwararika. Uza amagambo wambwiye warabisuzuguye, umbwira kuriya nta ari gutwistinga atari byo bro. Ntabwo hari ukuntu abantu uyu mutipe amufashe nk'umwanzi, reka mbivuge uko. Wumva ko nta keza kamuvaho, wumva ko adashobora kukurabura, ariko nakubwiye ko yambwiye. Abantu bo kuri Twitter muyirebe ngiyo namaze gushyiraho icyo gitwe muramenya nyiracyo. Ibaze kuza muri space yawe maze amezi 2 ngasanga arimo kuza ibishizi by'isoni. Hari wabushyizemo ikiziriko guze, wari uri kugira ngo uze usange ndimo gusengesha ijambo ry'Imana ngiyewe n'abatirijwe kuyobora abanyabyaha ku Mana.
none se ubu turi sangahe? Turi saa tanu za nijoro my friend, ahantu ndi i Kigali ni saa 11 za mu gitondo hafi saa 12. Abantu babyukiye kuri ti ku muceri aba